kutureba nibyo twavuze byose yabibonye kandi ni mushiki wawe gira icyo ubwira mushiki wawe rero yarabyaye bundi dusose man rero ubwo urantanze ugiye kunteranya murava kuva yabyara ntabwo twe twabona ariko haracyari kare nibwo ntaga ariko yarakubonye mu bundi buryo message yamugezeho icyo ni sawa iki namubwira abantu kuko n'urugero ntago ndibuze kubisha nanjye ku mubiri wanjye ndazifite ku buryo hari genya posting agafata utararenga aho ngaho uri bishop yego kuba ufite tatuwaje hari ikintu bibangamira kuri connection yawe n'Imana kuri njyewe cyambere tatuwaje kuri ngiye nyita nk'amateka Abashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo nizere ko muherereye hose mumeze neza natwe turaho twabonye bucya Mana yakoze imirimo ikomeye kandi ndayishimira ko ngarutse hano imbere yanyu ndi muzima kuva nawe uri murandeba nizere kuri muzima nkuko bisanzwe rero muri kumwe nanjye Bishop Gafaranga keshi mukunze kuba turi kumwe na Murava ariwe madamu wanjye ariko murabizi ko mino misi atari kubasha kuboneka bitewe nuko twibarutse byo mwarabimenyereye ariko ntago ningiye nyine uyu munsi nagira umugisha wo kuba ndi kumwe navuga ko ndi kumwe n'umugabo w'ishuti yanjye dukorana buri munsi ariko wenda kuri wo ushobora gusanga ari mushya ariko natekereza ko nawe abantu benshi baramuzi ariko nizera ko ari muri buze kumenya byinshi kuri we tuko tugiye gufata umwanya wo kuganira utari mutoya kandi murabizi ko nicaye kuri kamera ntago manje nkunda kubisubiramo ntago mbanzi neza ko nje kuvuga ubusa mbanzi ko ngiye kuvuga ibyubaka nta nubwo rero tujya dutumira abatumirwa baje kuvuga ubusa no mbanzi ko bagiye kubaka imitima yanyu ndetse n'imitima yacu hamwe muri rusange nizere ko uri buze kubana natwe kugeza ubu dutangiye ni byinshi turi buze kuganiraho kandi uri buze kumenyeramo byinshi uri buze kungukiramo byinshi urumva nagatangaza byonyine ukibona twicaye gutya nyine ibaza ibyo tugiye kuganira bitekerezeho wibaze ngo bano bantu Gafaranga n'uriya mutumirwe bagiye kuvuga kuki ni uruza kwihangana ukabana natwe uri buze kubonamo ibintu biza kukongerera imbaraga uri buze kubona ibintu biza kukuzamura mu mbaraga kuko yo ndi hano mangira ngo nunguke naye wunguke tkuzamuke twembi kandi n'umurimo w'Imana ukomeza utera imbere ikaze murakoze cyane Gafara batangira wibwira bari kutureba nk'ibisanzwe ni Shema Tattoo niyo mazina nkoresha ariko andi mazina ni Shema Yves niyo mazina yanjye bwite Shema Yves cyangwa se Shema Tattoo Shema Tattoo robeshi mu muzingira ngo mu mujyi akora hano mu nyubako yitwa TCB akaba akora kano kazi we arani wakazi kakora nkako ni mabona incuruza imyenda nawe akazi ke karagaragara akazi nanjye nkikorera akazi nanjye nkikora akaba kandiho cyane yego ikindi ni akazi nkunda yego niyo mpamvu ubona bigaragara ko kandiho yego ikindi kandimo yego tukiganira urabona hari imbere ya byose umukristo cyane usengera kwa Rugamba usengera aho ngaho uvuze Gisozi okay impamvu mvuze gutyo nkubajije gutyo njye urabizi ndabizi nanjye kuri umukristo ariko waturebaga ntaga bizi impamvu nkubajije nkahera aho ngaho hari ibintu biri muri societe cyangwa se biri mu bantu hari nibyo twigishijwe hari ibyo abantu bavuga hari ibyo abantu bamenya urushuti yanjye we mfite ukuntu nkuzi mfite uburyo tubanyemo niyo mpamvu nagize amatsiko ngo kuko hari ukuntu umuntu aza kuvuga ibintu ariko kuri rimwe na rimwe ukavuga ati nimba ndi kuvugana none n'uwo biriho cyangwa n'ubikora biraza kugira imbaraga nafashe umwanya wo kugira imbaraga kugira ngo tuganire kuko numvaga hari umuntu muri aka kanya uri buze kugira ibikomera kira yatewe n'abantu bitewe nawe nanjye ari umuntu uri buze gukira ibikomere yatewe n'abantu bitewe nanjye bitewe n'ubamya bwanjye nyambona ubamya bwanjye ufite ikintu umarira abantu nk'uko ubwaye bwagira icyo umarira abantu so hari ukuntu societe rero idufata pana societe amatorero tubarizwamo akaba yatubwira ngo nimba uri umusore cyangwa se uri umugabo cyangwa se uri umukobwa ufite tatuwaje ntabwo nyine ntabwo uzigera ujya mu bwami bw'Imana nimba uri umusore ufite imisatsi imeze gutyo wambaye deshire ufite imyambarire imeze gutyo ntabwo uri umuntu w'Imana none tubwiye ko uri umukristo ubihuza gute no gusenga ikintu cya mbere Imana ntabwo ireba ngiye ngo nambaye gute sinzajya imbere nambaye imyenda ngo ngiye kwereka Imana ngo nambaye neza cyangwa se ngizansubiza inyuma ngo nambaye nabi wapi
suko nguko ikintu cya mbere ngewe mbanza gukora ese umutima wanjye uranyuzwe yego ese ibyo ndimo ndakora ngewe biranshimishije sibyo nicyo kintu cya mbere ngewe ndeba kuba nakwishyira batatu ndi mu itorero of course arabo bizabangamira sibyo ariko nyine ntabwo bizanca ku mana yanjye sibyo kuko nsenga imana ntabwo nsenga uwo muntu yego ikindi kintu namaze kumenya nuko nta muntu ungeza ku mana ibyo bwanjye ni ngewe uyigeraho direct imana yanjye ni direct ko umubyeyi wanjye ntabwo nzajya kureba papa ninshaka nzabe nambaye nabi ngo nange kumujya imbere ngo nambaye nabi n'umubyeyi wanjye sibyo ninye nakabura nambaye nabi azamya mwana wanjye birimo ntago ari byo sibyo hinduka cyangwa se ambara neza sibyo rero kuba nakwicara tatuwaje cyangwa se nakwambara deshire cyangwa se naba mfite amadred ni ibintu bisanzwe cyane ibintu bisanzwe. Okay, turi kuvugana kuri icyo kintu Shema mbanezerewe cyane ariko Shema buriya ufite iyo myumvirire iri ku rwego nabyita ko ruzamutse kumva yuko nta muntu kugeza ku mana yawe kumva ko ubwawe ari wowe muntu ugomba kwigerera ku mana ikindi kumva yuko uko waba umeze kose kwa busa kose nta cyakubuza kwegera imana yawe ibyo bintu ngiye kuri nyenda bikunda nka Gafaranga ariko twemeranywe ko hari nk'undi muntu ushobora kuba wenda waratewe tatuwaje nko muri 2015 cyangwa 2017 cyangwa 2020 akaba wenda yaragiye mu itorero 2021 ariko ugasanga no umuntu wambaraga t-shirt ariko bitewe n'uburyo bamubwiye akabavuga ati sinzongera kwambara t-shirt hari n'umuntu baye mu itorero akamaze imyaka 10 afite tatuwaje avuga ati sinkeneye ko bazayibona ko afite tatuwaje kandi koko mu by'ukuri yo abantu kuko n'urugero ntago ndibuze kubisha nanjye ku mubiri wanjye ndazifite ku buryo hari genya posting agafoto utararenga aho ngaho uri bishop yego kuba ufite tatuwaje hari ikintu bibangamira kuri connection yawe n'Imana kuri ngewe cyambere tatuwaje kuri ngiye nyita nk'amateka ikindi utararenga aho ngaho tatuwaje zose waba ufite zifite icyo zisobanuye kuri wowe ntago zifite icyo zisobanuye kuri ngewe Shema sibyo wowe Gafaranga niwe zifite icyo zisobanuye kuri wowe none ngewe zitariho zirimo zirambangamira gute cyangwa se zirimo ziratuma ubura kwegera ijuru gute kandi atari ngewe ziriho ari wowe ziriho aho hantu nyine yo havuze niyo yasi dutuyemo navuga turi gukomeza tunaganiraho urabona ukuntu dukizwa keshi sinigitangaza kuba muri comment umuntu ashobora kuza kwandikamo hasi ati we mwebwe mwarayobye ibintu muri kuvuga ntago mubizi Gafaranga watandukiriye ibikini ibintu nk'ibyo ngibyo niyo myumvire n'ubushake bwe ntago uri bujye kujya kumukonda na Gafara sibyo kuko mfite imyumvire yanjye ni yanjye nka Shema sibyo nawe Gafaranga ufite yawe ufite principle ugenda cyangwa ufite uko twara ubuzima bwawe nuwo nawe afite ukundi kuntu nawe agenda afite ukundi kuntu nawe yegera Imana ye afite kundi kuntu yumva ibintu to ubwo tukira aho ngaho uvuze neza ko buri muri wese afite ukuntu yumva Imana ni ikintu cyiza ariko ikintu cyo nemeza cyo 100% tugira amahame kenshi usanga ari ay'umuntu tukagira nandi mahame y'itorero ya mahame y'itorero rakeshi niyo usanga dushaka gukubiramo ya mahame abiri itorero rigashaka ko umuntu atakaza amahame ye akagendana amahame y'itorero gusa nge nago ngendera ku mahame y'itorero ngenda ku mahame y'Imana yego kuko itorero nge ndifata nka politique sibyo kuko umwazaza kubwira ati imisatsi nta kintu twaye unda kubwira ngo imisatsi ni icyaha sibyo unda kubwira ati kwambara ipantaro urugero ku badamu ni icyaha unda kubwira ati isanzuri man ibyo ngene nabirebye mbona byose nabyita sorry kubivuga gutya nabyita nka scam kuko Imana ntagize dutegeka ngo twambare gutya na gutya sibyo nayo gutegeka ngo ambara gutya wowe yaguhaye umutima iguha ubwenge gutoranya cyangwa se guhitamo ibyiza bikunejeje nyine bigenda mu nzira nzima kuko yaguhaye ubwenge nutoranya ikintu kibi niwe kizagira ingaruka ngiye mu gihe kuba nafite imisatsi nta kintu nta ngaruka birangiraho ni kihe kibazo kintu kirimo aho hagati ntacyo kabisa na kibazo mbonaho so ubwo urumva icyo shaka kugira ngo hano dufatanye Shema ni umuntu nzi ntabwo twagiranye ibihe birebire cyane ariko ndumva guhera 2021 aribwo na gatatu 2023 nibwo twatangiye kumenyana mbona ari nkuzi ariko nkuzi nyine ku social media bitewe n'ibikorwa byawe ukora ndategeza ko na benshi niho bakuzi abantu benshi ndumva bashaka kuba bazi izina Shema Tattoo ariko bataramubona amaso ku maso cyane cyane nko ku badamu ariko n'abagabo kuko ibikorwa ukora ni ibya bose ariko nabonye ukunda kugira abakiriya b'abadamu cyane so biyumva mu kazi nkora cyane yego urumva na ngewe ntago navuga ngo hari ukuntu mfata umuntu ufite tatuwaje cyangwa se imisatsi kuko
ahubwo ndi umuntu uba wumva wasobana uko nari negeze kubaho ngira igikomere cyangwa se ngira imyumvire yo kuba narahuye n'abantu akenshi umuntu akahita areba ukuntu usa inyuma cyangwa ufite iyo tatuwaje akahita yijyanisha n'uburyo umezemo wowe ndani. So rimwe rimwe ugasanga no wa musore udafite iyo tatuwaje watebeje udafite uwo musatsi ufite kakandi gakeya karodineri ni inyangamugayo muri societe n'umuntu uvuga ijambo akavuga ati uwe rwose binavuze n'ibyo kwizerwa, ariko ugasanga umuntu umeze nka Shema ufite tatuwaje ugaragaza tatuwaje urabona muri mu kiganiro ntugeze urwana no kwambara ishati ngo uyihishe, ntago ugeze urwana no kwambara ingofero ngo uhishe dread, ahubwo uri proud yo kwerekana ukuri. Ugasanga ariko societe yo ishaka gufata wa muntu ugaragara nka Shema nk'ibandi cyangwa nk'umuntu nyine utakagize nk'ikintu cy'umushinga muzima, nta business mwapanga, n'umuntu w'umugabo utakegera ngo umugishe inama. Nyine ibyo bintu ugasanga n'iby'abantu bahereza imbaraga gufata abantu bakabahindura iyo shusho. Kandi nge nka Gafaranga nge mvuze ku giti cyanjye ntago ariko nabisanze, naje kuko nk'ubu mu gihe tumaranye ufitemo n'abandi bafite dread kandi twagiye tubishuti twabanye neza ndetse kurenza nabo dusengana cyangwa se kurenza nabo dukorana n'umurimo w'Imana. Ikindi urabizi no mu bihe twabanyemo uburyo twagiye tubana, ibyo twaganiriye, ibyo twahuje, uburyo twanabigiranye umwanya wo gusengana, uburyo twagize umwana wo kuvuga ku Mana. Hari benshi n'uburyo numvishije uburyo wemera Imana ndabyibuka. Cyo cyatumye burya nkurura cyane ukuntu ugaragara, uracyari muto, uragaragara neza, ufite imodoka yawe ugendamo, ufite business yawe, ufite n'abakozi uhemba batari bakeya, ufite umushinga ukora kandi mwiza, ufite ahantu ukorera heza. Ariko n'umuntu ujya Shema n'umuntu twayicaka atavuga ati buriya musaza ngewe na mu gihe iki bwa buhamya bamaye igihe iki n'iki nari meze gutya nashatse itikiye kujya ntahirabura kwita uvuga ati wa ukuntu ugaragara wakaba uri kwiturapa unyibwira kuri umuntu hatari unkanga, ariko uri kunyereka ko ubuzima Imana kandi ukabushyiramo Imana. Ikintu cya mbere ngenderaho ku isi nta muntu urenze ubaho. Yego sibyo, mu gihe udafite Imana ntago urenze, sibyo, kuko ubuzima bw'umuntu no muyaga ngiye mufata nk'umuyaga. Niyo mpamvu mbaho ubuzima nishimye, sibyo, apana kubaho nyine nirata cyangwa se nigaragaza mu bantu ko ndenze cyangwa se ngo mfite ibi ngo mfite oya, sibyo. Yego, ikintu cya mbere ngiye nirata akenshi n'abantu tubona barabizi, nirata ubuntu bw'Imana yangiriye gusa nta kindi, sibyo, kuko nabivuga neza ko nari wa muntu udashaka kuba uyu munsi nakwicarana nawe. Yego, sibyo, ni wa muntu udashaka kuba wowe wataha umwanya ngo urimo kuntekerezaho iki, sibyo, ntekerezaho iki. So ubwo buzima nabubayemo bituma niga nabwigiyemo. Yego, ko ikintu kirenze ku ino si ni Imana. Yego, ari iduha ubwo buzima, ari iduha iyo mikorere, ari iduha gutera intambwe bikemera. Bro uyu munsi ari umuntu utarimo gutera intambwe. Yego, ari umuntu udashaka kuba yakwicara gutya. Yego, ikibazo mu mugongo no kuryama bikanga, kwicara bikanga, guhagarara bikanga. Uyu munsi ntabwo ariko tumeze, sibyo. So ibyo nkora byose ikibanza ni Imana. Yego, uzare no ku maposte yanjye menshi kiraho only God. Yego, nyine hari ibanga mfite n'Imana yanjye, hari aho mfite Imana yankuye, nakwifuza ko nundi wese waba hari yahava. Yego, sibyo, ariko ikintu cya mbere ugomba gukora ibyo wakora byose mbere na mbere Imana. Shema tukiganiraho nyine ndashaka kugira ngo muri akanya umere nk'umuntu nyine impamvu nanjye nifuje ko tuganira. Urabona hari ikintu usigaye nkunda dukora ikosa cyane twebwe twiyita abakozi b'Imana, dufite abantu benshi batwumva, dufite n'isengero, ugasanga hari igice twabaye kandi birirambira ngo yataye intama 99 ijya gushaka imwe yazimiye. None twebwe ubusanga twarafunguye imiryango yemerera abantu basagurishya kwinjira, tukanabagirira icyizere, tukumva ni nabo bantu b'Imana, tugira n'abandi bantu dusa nkaho dushyiriyeho mbarigo tugaragaza muri societe ko atari abakozi b'Imana. Ariko nge nkanye nka Gafaranga maze kugendana na benshi, maze guhuza na benshi, na Shema ko yampamagaye nkiri mutoya. Buryo uri mutoya bufite ukuntu abantu bose mwegerana, ubufite n'indi myumvire y'uburyo ubasha kwegera ba bantu. Buri impamvu nanjye nabashije kugenda menya kuko ufite n'abandi bantu b'abashuti banjye bafite n'izigwa inyuma bagiye batandukanye benshi kandi Shema bakunda Imana.
ariko ugasanga rimwe na rimwe ntanakunda kujya mu rusengero, namubaza impamvu atakunda kujyayo, ugasanga nta gahanga, ahubwo akavuga yes afite inzitizi. Tiyo ngezeyo uba ubona nteje nk'umwuka mubi mu rusengero, ubona nteje igihunga, ubona abadiyakoni nyine ubona ntangira gusenga ndi gufashwa, ukabona umuntu ntago arimo arabyumva. Ni igiki wabwira wa muntu ufite iryo pfunwe ryo kumva? Urumva hari ukubwira wa muntu ukumira abo bantu, hari no kubwira wa muntu uvuga ati ngiyewe ncitseyo bitewe n'ukuntu ruko ukuntu usa uburyo ngaragara, yo ngiyo bigenda gutya. Ariko we nabonye uri umuntu ukijya ku rusengero. Tutagiye kure, amwe mu madini yego akora nkaho ari business, sibyo? Aricyo gituma umuntu uri buze afite kundi kuntu ameze batamubona ko nk'umuntu w'icyubahiro, ntago bari bumwakire, ntibari bumuha umwanya, sibyo? Icyo kintu kintu nabonye mu madini menshi. Ntago ndivuga itorero, ndavuga idini, kuko itorero n'idini ni ibintu bibiri bitandukanye, sibyo? Ukabona hari umuntu ubuzima ntago arafatisha ubuzima, cyangwa se ashaka yarabufatishije, afite kundi kuntu abayeho, ntago ari umuntu wambara amakoti, ntago ari umuntu wambara amashati ngo ngatenga amapassing ibiki n'ibiki, ntago ari umuntu nyine ugaragara ko tukunda kubita aba boss cyangwa se ba muri office. Yes, abantu bakora ba muri bank. Hari ibintu mwitiranya cyane cyane, sibyo? Ura muntu wambaye kuriya n'umuntu wambaye nkanjye n'abantu babiri batandukanye, ariko bashobora kubona none batandukanye mu mico no mu myitwarire, sibyo? Yego. Ishimira kwegera wa wundi wabikugaragaje, kugaragaje uwo ari we kuruta wa wundi waguhisha uwo ari we. Yego. Sibyo? Ubu se ni kangahe mwumva mu madini bakubwiye ngo ahantu wicaye telefone we urayibuze, ahubwo yiyegereze cyane, kuko ntago uzomwicaranye ngo ameza gute, bitewe n'iki yaje yambaye neza, sibyo? Ariko nyine ngena nambaye dread cyangwa se mfite dread cyangwa nambaye gutyo deshire, uri gute wambonamo igisambo, sibyo? Uri gute wambonamo igisambo, urumva? Naho umuntu tugiye kwicarana nta n'undi muntu bimubwiye, simwibe yibwa naho undi wo hirya ye, yego, wambaye agakote umeze neza, use gafakora mu mujyi urabizi, ntabwo ujya ubona abajene bazara mu mujyi bambaye neza batebeje bakaza bakatwemeza. Yego, aricyo kibazanye gusa, akanabanza akanakugurira ibyo kurya, ahubwo akanagura n'icyo kunywa, mukaganira akakwiba nyuma. Aho nyambabona ni ukubera iki, sibyo? So ikintu ndimo cyane cyane mu madini, twe guca imanza, yego, sibyo? Yego, akira umuntu nimba ushaka kumuhindura, yego, muri ibyo byiza ubumva ko ari byiza, first of all banze umwakire, ubanze umwumve, ubanze umenye ese Shema niye mpamvu ashyizeho dread, ese Shema niye mpamvu ashyizeho tatuwaje, banze umenye usabona bwa tatuwaje, wikumva ko umuntu ufite tatuwaje wese ari ikirara. Yego bro, ntago turi ibirara, sibyo? Akenshi mu Rwanda niho nabibonye, umuntu w'ikirara n'umuntu w'inzoga ni umuntu unywa itabi, yego, sibyo? Yego. Noneho ni wa muntu ubigaragaza, man, dufite abantu benshi banywa itabi bitagaragara, yego, dufite abantu benshi banywa inzoga mu ibanga, kandi akahita aza mu itorero akajya ku gatuti, yego, akakubwira ijambo gafashwa, yego, sibyo? Yego. Shema ufite dread cyangwa se ufite amatatuwaje, ntago wamuhaye umwanya ngo akubwire ikimurimo, yego, sibyo? Yego. Wamujudginze bitewe n'ukuntu wabonye physical appearance ye cyangwa se ibyo wabonye inyuma, ntago uzi umutima we, sibyo? Mfite abantu benshi bagaragara nk'ibirara reka atari ibirara. Yego. Ejo bundi wabonye minisitiri atumira Bushari, yego, sibyo? Yego. Gafara minisitiri yatumiye Bushari, nta bandi bantu bahari bambaye amakote bameze neza, mu byo baganiriye habuzemo ibintu bifasha urubyiruko ruri inyuma ya Bushari, ntago byari buburi. Kandi twebwe muri societe urabona Bushari ngo ni ikirara, ngo ni iki, ese koko niko biba bimeze? Unavuze gutyo, urabizi ukuntu Bushari twagiye dukora turi kuganira, ntago waje ku kazi Bushari ahari tugasenga, bro, tugasenga, Bushari none ndebye ko yavuze ati ngiye nzazi wawe, urumva umwanya ngira abantu icyo Imana yanjye ngimeze gute, cyangwa se nkorana n'Imana yanjye gute, Imana yankoreye iki, ni Bushari, bro, sibyo? Je mpamvu mbivuga cyane, nagiye ngirwa mu gisho mpura n'abastari cyane, ariko ugasanga n'ukuri kose ibintu mvuga nibyo, mpura n'abastari, ariko mu stari kwese no kubivuga no bushize ngo ndabyo ko twabivuganye na Bushari, tuvuga ngo na Bushari bwari kuvuga ngo ukuntu usa keshi bishobora no guterwa n'ibyo mpabantu banjye, kugira ngo ba bantu banjye no icyo cyo kubabwira bacyumve byihuse, ariko ugasanga Bushari ifite undi muntu imbere utandukanye. Pastor Theogene nyakwigendera, Imana muri ridashira, sibyo? Yego. Si yakuriye ku muhanda, siho yabaye ubuzima bwinshi, bro. Iyo ataza gupfa nyiri ikintu ndimo navuga, abantu byongeye gusira amaze gukura ku muhanda, amaze gukundisha Imana, bitari gushoboka ko wowe Pastor Gafaranga uri kugenda wambaye ikote umubwiriza una muntu akumve,
sibyo we yaramanutse kwa kundi abantu bamufata nk'ikirara yisanisha na babandi bitwa ibirara sibyo yisanisha nabo baramwumva ibyo babwiraga barabyumvaga utubazo duke duke bafite akatubakemura ku bushobozi bwe urumva iyo tuza kubona nk'abantu nk'icumi bameze nka Theogene bro ibintu byari guhinduka bikaba byiza cyane urumva ko no bibaze kuba mu bapasiteri uzi unanazirikana ukizirikana uranya kwigendera bivuga ngo niko yageragezaga urabona n'ubundi akenshi hari ikintu ndabyibuka kera tukiri bato iyo inkoko yabaga yasohotse kandi yakubwira ngo inkoko turayijyana ku isoko burya bashakagamo umwana uzi ubwenge bwo kuyirukanka pana kuyirukankisha ibirenge bwo kumenya ngo ndajya gushaka imbere yuko yiruka ku nkoko ajya gushaka ikigori ukagenda ujugunya kugeza igihe uri bufata yawe ujya kwirukankana ntabwo uri buyifate kandi burya n'ikindi kintu nge nemera mu buzima uzi ko haba dreds zishobora kuzishyiramo igihe ushobora no kugira mu kindi gihe bitewe igihe cyonyine nta wundi muntu nakubwirije igihe cyonyine kikakubwira kuzikuraho nge umuntu nyogosha ukunda kubipfa cyane yego no mu tipe twamuniga ushobora kubumuzi yego hari igihe ntere ku musatsi twagambanye ko rwoye abantu tugiye gutereka ukaba mwinshi yego nkagenda kwa gatandatu nkamuga bro kuraho nyine niko kuntu nge ndimo ndiyumva bro ntago nge ndimo ndakora kwereka abantu ngo ibiki n'iki kintu nkunze uyu munsi nima nkunze gushyira ordinaire bro ujya ku mafoto yanjye kuri Instagram murebe hari aho mfite dread hari aho mfite ordinaire naho mfite uruhara pe yego sibyo nyine biterwa n'ukuntu umuntu yabyutse cyangwa ikintu kimushimishije yego no nka Shema turi hano mu kiganiro iyo turi kuvuga bino bintu ibi turiho nibiri kubande tuba tugira ngo dufashe n'undi muntu twavuze ngo hari undi mujene urabona njye amahirwe afite Shema twicaranye hano mu kiganiro n'umugabo tujya tujyana ibihe byo kuvuga ku Mana tukanasenga ku buryo ngewe Shema yo ndi kumureba uyu w'inyuma muvanaho nge nirebera uw'imbere uko se nyuma twayiki ngiye kintu mbona ndabaza ba nanjye ukimbaza unyuma sibyo tutararenga ngo yego subize nka Gafaranga yego subiza nka bishop yego ufite intama ayoboye yego kuba Shema afite tatuwaje kuba Shema afite dread kuba Shema yambaye deshire yego we nka bishop apana Gafaranga yego kuba yakwinjira mu rusengero rwawe yego bigutwaye iki ngewe kuri ngewe nta na kimwe kuri ngewe mfite n'abakristo hafi ya bose bameze uku nguku nta kintu byaba bintwaye kuko ikintu cya mbere nzi neza ntabwo Imana yampamagaye kuzajyana dread mu ijuru nta nubwo yampamagaye kuzajya kuko uyu mubiri namaze gusobanukirwa ko ari itaka rero niyo mpamvu nge ntatakaza imbaraga ku bitaka ahubwo ntagaza imbaraga kuri Shema niyo mpamvu mvuze ngo nge nibanda ku impamvu mvuze uw'imbere niko nzi ko uw'imbere yahuye n'uwanjye urimo imbere ari we Kristo ashaka kandi ibindi bantu baravuze ngo mujye mumenya ko imibiri yanyu ngo ari isengero z'Uwiteka ntago imibiri yacu buriya mu buryo bwo kwifata bitandukanye no kugira imisatsi bitandukanye ngiye mu bintu byangenzi bitandukanye no kugira imisatsi bitandukanye no kugira tatuwaje kuko yewe Imana yigisa ubundi ibintu byo kogosha umuntu ibi ni ubushakashatsi bw'icura bwenge ntago ari byo ndakubwiza ukuri uvu ntago Imana yaturemeye kwiyogoshesha iyo tureka twiyogosheshe twari bubeho ibi bintu nge mpora mbivuga ni ibintu ubona byo kwambara nge ntago navuga ngo shishikarije urabona kubera mind zacu zanduye zanangiritse urabona nk'ubu tugiye nko mu muhanda nge nawe twambaye ubusa icyambere bitavuga ko dutaye umuco kabira kuvuga yuko turi gukora ibikoza soni ariko nyamara yishyize mu buryo Imana yari yaraturemye kwambara ntibyari birimo ahubwo se tutagiye kure mu binyejana byabanje barambaraga ntago nicyo nanjye naheragaho ntago abantu bambaraga ibyo ngibyo nyine n'ubwenge Imana haye umuntu gushakashaka akamenya ngo mu buzima bwanjye ndongera amaka yego kuko okay turutumana dutongeye niko mvuga sibyo Imana duhaye ubwo bushobozi urumva iduha ubwenge urabona akantu kuvuga ati kano kantu se reka nkakore gutya sibyo kubw'amahirwe bikaguhira niko nuko kwambara kwaje ko kwiyogoshesha kwaje byose niko byaje urumva nyine icyo umuntu yakoze we yaragiye ahita yihitiramo ngewe ntago nabura kubivuga kiremwa muntu cyihitiyemo ngo ese reka dushushanye umuntu Imana ikunda cyangwa ukorana Imana azaba sati ngiye ntago mpamya ko ari Imana yabishushanyije n'umuntu washushanyije ngo umuntu uzaba ufite imisatsi nk'iriya ya Gafaranga ntago azabarizwa muri iri torero uzaba ufite imisatsi kuko ubu nkubwira twicaranye iyi mfite nanjye uri kureba hano Shema yanjye iyi ubona iyi hari ahantu hajya gusengera ngo babyemere ngahibaze yarahari se abantu umenye nahinjira nanahinjiye hari icyo bita ngigaburo uko bakemera kutanga igitekerezo batabyemera ntago babyemera so ariko iyo ugiye kureba usanga ibi bintu nta hantu bihuriye n'itegeko ry'Imana ahubwo rihuriyeho n'amahame abantu bagiye bishyiriraho bagashyiraho none icyo shaka Shema wagiriwe amahirwe kuba waragize kuba
usenga ukumva uri umuntu ugomba gukurikirana ati Imana ishaka y'iki, uri umugabo ugira umutima wo gufasha. Cyo ni ikintu nkuziho. Uri umugabo umuntu yaza kwegera ko gatimeze gutya ukavuga ati yankurikije Imana yankuye n'ibyo Imana yakoze nanjye reka nkore kino kintu. Ibyo ni ibintu nkuziho. Ariko reka turebe undi muntu uri kugaragara uko Shema agaragara, akavuga ati Imana wagira ngo ngende bumva batwitanga Babiloni, wagira ngo bagende bandebe mu rusengero bangire gutyo nzajya nigumira mu rugo ibintu by'Imana bivuyemo, nawe akahita afata kwa kunda sa akahita bisanisha no kwitareka akahita reka Imana. Ikintu namubwira we nareka abo ngabo bita Babiloni bamufata uko bashaka n'Imana imufata uko ishaka. Yego, sibyo? Abo bantu bamujudginga man nubwo wabakoze ibyiza bimeze gute. Yego, ntago uzabura abantu bakujudginga nuko numva sizi ko nabikubwira. Yego, icyambere we iki kintu mu gukora kikurimo ntago wiganye. Yego, ese kimaze iki kuri wowe kiragushimishije? Yego, nimba nubaho ubuzima ubundi Imana dushaka ko duhora twishimye. Yego, sibyo? Ibyo bibazo biki byose bizanwa n'inose. Yego, n'abanyirayo. Sibyo? Nubaye nubu iki kintu kigushimishije jya gusenga ushima Imana. Yego, sibyo? Wikwita ngo ufite dread nta kibazo, nagenda wanatebe jambo agakote keza, hari kindi cyari ibindi bintu bazakuvugaho bitazagushimisha. Yego, byima amatwi urumva wewe gera Imana yawe, ufite uburyo iyo Imana yawe muhura, ufite uburyo iyo Mana hari connection yawe nayo. Yego, wiyica kubera abantu. Yego, wiyica kubera ibintu abantu bakuvuzeho. Sibyo? Abantu bakuvuga ngo urikirana ukatujya kubikirara, ni akazi kawe. Sibyo? Kuko Imana yagoye ubwenge bwo gutoranya icyiza n'ikibi. Nuhitamo icyo kibi ngo abantu ngo babonye ngo urikirara, niwe bizagira ingaruka, ntago ari Gafaranga cyangwa Shema bizagira ingaruka, cyangwa se umupasiteri waguciyeyo. Urumva? Ariko genda wowe usenge, urumva? Nimba bikunaniye iryo dini cyangwa se iryo dini rikunaniye, hindura ushaka ahandi hantu kubasha kwiyumvamo ko umutima unezerewe urusha Imana n'Imana ishaka. Yego, sibyo? Ikindi nabwira uwo muntu no gutuza we ufata vora akabanza akikunda, agakunda Imana ye, urumva? Akayegera mu buryo bwe, ibindi byose ni ubusa. Shema, nk'ikintu ujya ukunda gukora nk'umuntu w'Imana ukurikije wavuye n'ibyo Imana ukumva kirakunejeje, ariko ndavuga muri hari simvuze ngo n'imirimo yazo dukora, simvuze ngo siyima, ariko nk'ikintu ujya ukora nka Shema ukavuga ati iki kintu ngikoze kubw'amahame y'Imana, iyo ngikoze ndanezerwa, ni nk'igiki? Bro, iyo umuntu aje akansaba ubufasha simbubure. Yego, sibyo? Nyine umuntu ubabaye. Yego, cyane cyane nk'umuntu kubwira ngo ndashonje. Yego, inzira ndayizi bro. Uyizihikisha ukunde kugaragara abantu bari kutureba, namwe muri kubona murabona ko ari umwana wo mu biryo uvukiye mu biryo, inzara yizihiki. Ibyo biryo nabivukiyemo, ariko nabibuze mbireba. Urumva? Ntago ndi bujye mu bintu byinshi ngo ibiki n'ibiki, ari n'amateka y'umuntu. Sibyo? Yego, ibyo biryo nabivukiyemo nanabikuramo, ariko sinabirambiramo. Yego, Gafaranga ndi wa muntu umunyarwanda aciye umugani ngo umushonje arotarya. Yego, Gafara ngiye umuntu arotaga ndimo ndarya neza, urumva? Ukabyuka agafiriti, urumva? Agaciri kameze neza utunyama, bro, bitarashira nkaba ndakangutse, urumva? Nkasanga mfite inzara ifite abaterankunga. Yego, nkasanga ahantu ndyamye sinzi ukuntu hameze tu. Yego, urumva? Man, asa nakubwira ngo ikintu cyambe kinshimisha ngewe ni ugufasha. Nge nifuza kuba naba nk'itiyo ijyana umugisha w'abandi. Yego, tuvuge sirano ano mazi ya piscine. Yego, iyi piscine ifite ano mazi abantu baza kuyogamo. Yego, iyo ntago zicwa n'inyota. Yego, kandi ayo mazi akoreshwa n'abandi bantu. Yego, ngiye Gafaranga nimba mfite umugisha wawe, umugisha wagomba kunyuraho. Yego, ntago uzansiga ubusa. Yego, nimba hari tuvuge miliyoni 100 zagomba kuza kwa Gafaranga, sibyo? Izo miliyoni 100 zigomba kunshaho. Ese Imana izazinshishaho imburire Venus insigira? Ntako byakunda. Ntabwo byakunda ko bitagenda. Niziramuka izo miliyoni 100 za Gafaranga zingezeho, sinzitange, sinzi wowe zigomba kugeraho, urumva mwimye umugisha we, wa undi wanjye uri buze. Yego, birarangira aho ngaho, za miliyoni 100 zishire n'umugisha wawe ugire gute ushire. Ngiye kintu mba nifuza Imana izamu ubushobozi bwo gufasha. Izame, ariko nubwo ubushobozi nabwo nibuma izangumisha mu mutima kugira gute wo gufasha. Sibyo? Ari nko kurusanga kibazo tuvuga ngo Imana niduha imodoka tuzaduha abantu rifuti twazigura. Wayibona. Twazibona ya. Ukajya wajya gumuntu ifuti kutuvuga ati imvura yaguye atayishyiramo ibyondo. Iyo mvura impamvu yaguye kugira ngo ufite imodoka uwo muntu uri ku muhanda uri muri ibyo byondo ubihamukure. Ni ikinamba nangaye kugira ikinamba nangaye. 5 wenda hahenza akaba 10. Yes. Nishaka be na 30. Ufite ubushobozi bwo kuba
iyo modoka yagena mu kinamba cyose washaka sibyo yego rero ikintu nge navuga yuwafasha uramutse ubayeho ubuzima bwo gufasha yego sibyo ntuzigera ukena ya uzafasha gute rero nta kintu ufite cyo gufashisha Imana izabigwa kugira ngo bitange yego nuko kungiye mbyumva mwumvisha ikintu kiza rero kuri Shema gufasha nanjye mvugiye ibintu byo nibyo nkunda kuvuga cyane burya tujye tureka kubeshya ikintu nemera Shema rimwe na rimwe ubusanga ndetse kuko burya Bibiliya ni nziza n'ijambo ry'Imana ni ryiza nta muntu ukubwiye ngo nimba uri ahantu udafite cyo kubafasha umuntu ntuyibureminge ngo uyumvemo icyaha ariko burya Shema nemeza ko ushobora gufata ibintu witaga nkaho ntacyo ugasanga si n'iby'agaciro kuri wowe n'urugero uhaye n'umuntu ino t-shirt mu myenda ufite ushaka gusanga nta gihomba wagira na gito nta nubwo wanakibuka ko watanze t-shirt ariko nemeza neza ko umusore wayihaye ayikeneye wa undi uri kujya ufura nijoro bugacya wanze kuma kawusubiramo y'umuhayo y'unguyu ubwo buzima urimo kuvuga yego n'ubuzima bwabayeho igihe kirekire mu myaka amaze ku isi yego sibyo hahandi n'isabune uyibura yo kumesa kakenda kamwe urumva yego ukawunyuza mu mazi tu yego cyangwa se ugasanga wambara inkweto agahenda kakakwica ubuzima bagenda kakwica yego hari biri buzamukira urumva muri izo nkweto iki zarapfumutse niyo ufite yonyine yego so rero nimba ufite inkweto nyinshi sibyo tajeri hari umuntu ufite nka tajeri inkweto nka 40 izo ni nkeya izo ni nkeya yego ufashemo nk'eshanu yego ugahaba abajene bo ku muhanda yego man wabiki ahubwo se Shema tukiri kuvugana ko bino bintu babise bikuruye ibindi bintu nkumva ntekereje ikindi kintu mahirwe afite twicanye nk'abakristo kandi ibyo turi kuvuga ntago turi kugira ngo tubitongera turi kubyibwira kuko burya ibyo natwe tuvuga byatubera urubanza Yesu ariko noreka durebe n'abari kutwumva twibaza kuko muri yo dora tuvuga ngo isi nimbi ariko nuvuge ngo ndi mubi reka isi nimbi kino giti ni kibi ubutaka ni bubi isi nimbi kubera abayibaye kubera ko abayibaye bavuze ngo isi nimbi n'abantu bayiriho ntago bavuze ubutaka ntago bavuze izi nzu yego inzu zibaye mbi gute yego tukiri kuvuga gutya nibyo kugeza no kubivuganaho ndibyo kwezi kubigana tuvuga ati hari nk'ikintu cyo kuba twajya duteka nk'ibiryo kugeza kubivugaho tukaka nk'icyango tukajya ahantu hari abantu mu bitaro baba barimo yego mana ubusanga iki kitwa amata yanga yasigaye kano kaga PS k'igihumbi ubusanga ari kugasengera isengesho ubwe na amateka kuri we apfukamye hasi ari gusenga ati Mana wampaye hari umuntu gukumbura amata ubu dufite hari abantu bari umuntu akabyara bro akabyara abizi ntago abantu bose bagira amerwe kubyara afite abagabo ugasanga umuntu yabyaye yabuze papa yego man ugasanga umuntu yabyaye yabuze igifu y'igikoma yandi y'amasaka ya rutuku yayabuze kandi ugasanga ngewe na Shema dushaka kutabona wenda miliyoni 30 duha umuntu cyangwa 10 ariko nkongera nkireba Shema kuvuga ngo Imana izadufashe dukora ibitangaza reka dore kubyo dufite nge nayo ntago ndizera ko nge nawe bitatunana kugura ibiro 20 by'ifu y'amasaka n'ibiro 10 by'isukari ntago byatunanira tukavuga ati reka tugere duhereze uno muntu umeze gutya tumuhe nkibaza ngo rero Shema kuki turwanira abakristo kujya mu rusengero kujya muri korari kuririmba indirimbo zikamenyekana kuza hano tukavuga Imana ikamenyekana ugasanga imirimo uko nukuvuga kandi biri ravuga ngo imirimo itagira ibikorwa kuvuga kutagira ibikorwa ntacyo kumaze kuki ubusanga turwanira kuvuga no kuririmba no kumenyekana ariko ugasanga kurwanira no gukora imirimo byo byatunaniye ikindi jambo ry'Imana tuvuga ko imirimo tuzakora ku isi izatujyana mu ijuru yego imibi cyangwa imyiza imibi zakubuza kujya imyiza zakujyanayo ntundi ntago Imana izigera ibuza umuntu kujya mu ijuru ubwawe ni uzareba ukavuga se muri liste byari bikenewe nagomba gukora ngiye ikintu cya mbere nemera buri muntu ku isi afite mission yego afite ikintu Imana amwohereje kuko nta muntu waje kubw'impanuka yego urumva abandi bavuga ngo ngiye ngo navuze ngo kubw'impanuka oya hawe yuza kuza kubw'impanuka nago bararenze hariya kwa muganga yego ahubwo nanubwo baratwiswe ngo bishoboke yego tuvuga ko ari impanuka da iyo ndigiyemo ntabwo ari kurenga kwa muganga yego sibyo tekereza ahantu hose wagiye unyura we Gafaranga ubuzima wagiye unyuramo ukiri muto kandi ubwo ushobora ushaka kunyuramo urumva bwari bukomeye yego Imana ikahakurindira yego uyu munsi ukaba uri Bishop Gafaranga twese tuzi twese dukunze hari igihe wigeze kubaho yego unyuraho ukavuga ati dere kiraje abantu bakavuga ngo kiraje yego ufite agake kavana mu nzira kandi mu by'ukuri utari umujura cyane ibyo bintu nabibayeho cyane nawe ubwo nibwo buzima sibyo nge nabibayeho najyaga gusura abantu muri famille bakatumva ko nje kubasaba kandi Imana ndabakumbuye
sibyo ndabakumbuye nyine kubona abavandimwe kenzi n'inkoni n'ishye nakubiswe bitewe n'ukosa gusa nkakubitwa bitewe n'ukuntu byihoreresha arumva nyine ikintu ngiye mbabwira abantu twigeho kugira umutima mwiza kumva umutima utuje umutima ufasha iyo ufasha ikintu umunyarwanda navuze ngo amaboko atanga abona umugisha kuruta yakira sibyo kuko ntabwo uzatanga ibyo udafite cyane ntabwo byashoboka ko utabifite niwabitanga ntabwo wabitanga rero umugisha uturuka mu gutanga ntabwo umugisha uturuka mu kwakira kwakira yego nabona umugisha wagize ko hari umuntu waguhaye cyangwa se hari ikindi kintu wabonye Imana yaguhaye ariko hahandi cyavuye hari umugisha mwinshi tukiri kuvuga bino numva nanabona n'umwanya wo kubwira buri muntu wese ufite icyo afite ushaka uri umuvane ushaka uri kundeba uri hano i Kigali waravuye mu cyaro ushaka kuba wenda uri muri Amerika waravuye hano i Kigali mu Rwanda gerageza usubiza amaso inyuma mugani wa yandirimbo utekereze uvuga ati wibaremera ibintu birenze cyangwa se udashoboye gukora ariko gira umuntu basi nyine ukireba kino kiganiro burya mwuka wera kudusura rega ntaganyura muri byinshi ushobora kuba impamvu ndi kuvuga bino bintu ntabwo bino ndi kwivugira ubusa ashaka ko we byarebaga witangira kugira undi muntu biterera agapira tangira utekereze kuri konte yawe n'udufaranga ufite mu mufuka uvuga ati ariko ubu nta muntu wo muri famiye basi ubu nagurira ibiro 3 by'umuceri kubera ko numvise kino kiganiro nkabareka nekereze nta muntu wo muri famiye nanjye ndaza kubitekereza na Shema nawe arabitekereza ariko nawe nanjye pe ibintu ndi kuvuga ndashaka kubitekereza ikintu gihari nako mana ibyo tuvuga nago turabere sibyo turi abantu ushaka no kwibagirwa cyangwa se kwirengagiza sibyo ariko cyagiye wibutse kubivuga yes bikore hakiri kare kuko bifatirane n'ifatira itarahebeba cyangwa se mbwe turamuka niko bavuga bikore aka kanya nanjye mbikora aka kanya sibyo wenda uwo mugisha ububika ahantu uzakurengera ikindi gihe ariko ikintu maze kwemera Shema uvuze iyo nzara ndabyibuka kera ndi hano Nyarutarama hari umwana we wakoraga akazi ko mu rugo Imana izamuha umugisha wafashaga uzi uburyo yafashagamo yarambwira turabona kujya mu rugo iyo habaga ari ku manwa naragendaga akangaburira babaga badahari noneho mu gihe cya nijoro bwo yari yaranyiritse igifuka bashyiramo ibishingwe akagenda agateramo ibiryo nanjye ubwo nkaba nzi yuko nyine igihe cyose isaha rwose ugomba kuhanyura ndajya kureba ko yashyiriyemo ibiryo ariko ibaze kumva ko umuntu nawe udafite ahantu aba cyangwa se udafite ahantu afite liberite yo gukora icyo ashaka ariko avuga ati muri nge naho utaza ngo nkwicaze ku meza yo kwa databuja ubisanga mu mufuka ariko umva iryo yerekwa nawe uza kugira ere kuvuga ati naho nakubakira inzu muvandi hari ikintu cyo kwibaza sibyo amwe ushaka kutuvuga ngo Shema ngafite ukuntu ubuzima bwe bwahindutse ngafite ukuntu Imana yamuhaye umugisha ego nibyo sibyo ariko nawe uyu munsi ahantu uri hari umuntu uhasengera kuba yahaba uko hameze kose nta muntu buri umuntu uri munsi ye none wundi uri munsi yawe wenda muzamure aho uri nimba ubasha kurya rimwe ku munsi iryo rimwe muri sangire urumva tukina no kuvuga gutyo nimba turi kuvuga ngo hari abantu Shema naye ndakeza ko muzima wanyuzemo hari umuntu wibuka wirindazi cyangwa ikintu runaka atari ikintu cyatarakoze ibaze nimba hari umuntu kibuka kubera ikiza yakugerejeho kibiryo gusa cyangwa cyakenda yagukuburiye tekereza ko nawe hari umuntu wazakwibuka mu gihe kizaza kubera irindazi cyangwa uwo muceri wamuhaye ndibuka ndi muri ubwo buzima narasengaga ku rusengero hari umuvandimwe witwa Amani Imana mumugisha n'undi witwa Bruno bose bari bakiri abasore batoya pe nk'uwo Bruno bari muri Amerika ariko ikintu Bruno yakoze ntago nzakibagirwa yararaga hasi bro mu kazu k'ibihumbi 10 urumva yamaye igitanda ko kundi nyine umujene avuga reka nimuke nabaga mu kageti kangana gutya reka njye mu kandi bya bikoresho afite kumva ko ntago ari bubigurishe hari undi muntu uri munsi ye agomba kwitabiha bwama igitanda cyangwa kujya muri ako kazu n'abagamo urumva cyangwa kujyamo ariko sinakimusubiza na moto y'amazi sinabimusubiza aho ubuzima bwaje guhindukira nayo ngiye mu kazu ka 20 igitanda cyakwiriyemo kikwirwamo urumva nk'uwo muntu ntago nshaka kumwibagira Amani nawe nuko sibyo basa nuko nabona nyine bagiye bamfasha mugena nimba akeneye mwige gufasha twige gufasha nukuri kose pe ngiye nyamora mbivuga Shema wenda giye abantu benshi kuvuga ati ufite imyumvire imeze ukuntu ngiye nyamvuga ngo muri aka kanya umuntu wagiye mu misa gusirimba
cyangwa se wiyirije iminsi 3 n'uwafashe umufuka w'umuceri cyangwa se akabido k'ubuto cyangwa se ibiro 10 by'ibirayi akajya gushyira umuntu ubabaye, ndakubwiza ukuri nushaka usembe gute umuntu ntago wamurusha umugisha. Biragoye, ntago wamurusha kuko icyambere wa muntu abakoze umunezero wa mu moko abiri, anejejwe kuko buryo yufashije uranezerwa y'uri umuntu ufashe ubikuye ku mutima, noneho ongeraho wa muntu ufashije byina uburyo abwira Imana ati wari warabimbwiye, wari warambwiye kuzakora bino bintu. Bivuge ngo rero umuntu w'Imana igagufasha igakugira bugirira neza, kandi ikindi ntiwihebe. Ubu ngewe na Shema twicara dufite ubuhamya, uri kumva ukeneye kugira aho twageze, ariko natwe hari aho twavuye. Humura, ibibazo byose waba ufite Imana izakugirira neza, izagutabara, ntuze kugira ikibazo. Yarengeye Shema ntago yashaje, yarengeye Gafaranga ntawe yashaje. Umvishe ko Shema atigeze yihagaraho, yavuze ati hari aho navuye. Nimba yakubwiye ko yabaga mu nzu y'ibihumbi 10, we ntiwiri gutegereza ubuhamya burenze ubwo, yitekereze wumve ngo yari imeze gute. Ushaka kuba muri akanya uyirimo, ariko urwego ariho ni umuntu byonyine yo kwishyura se byari imeze bite kuyishyura. Shema ntabanga turimo, ntabwo uri kujya gukodesha hafi ya miliyoni ukoreramo, turetse ubabo ntirongera kuba yubamo. Ibaza umuntu wakodeshaga inzu y'ibihumbi 10 by'amanyarwanda ari kujya gukodesha inzu ya miliyoni yo gukoreramo. Uvuga ngo ibyo bihumbi 10 byo byarabonekaga nabyo bitoroshye. Ariko Imana nyine tu hari ukuntu nkunda guseka ikintu abantu bakajya ngo nagicisha amazi, ariko ni umunezero ubuje directement naza hano turutse. Yego, sibyo bitewe n'iki nibutse bya bindi byose. Wogira ngo ijambo bwira umuntu uri mu bibazo Shema, umuntu uri mu bibazo ikintu nababwira nawe uri kubyananiye kwishyura inzu yikwiyanga. Sibyo yikwiyanga ngo yiyice, niyegera Imana. Urumva? Yego, nzi neza ko nayegera. Yego, ikindi akaba umunyamuhati. Yego, mu gushaka kuva muri ubwo buzima. Kwegera Imana ngo tuvuze ngo ugende mu rusengero ngo urirwe ngo senga ngo apfuka, byose birakora. Yego, egera Imana ukore. Yego, sibyo shaka ikintu cyo okay, mboneraho kubwira abajene bakiri batoya. Yego, leta cyangwa se ababyeyi bajyaga batubwira kwiga imyuga. Yego, bro tukumva niga umwuga se abandi bana barimo bariga amashuri arenze bakazicara mu biro, tuzahurira he? Kinabwira umujene uri hasi, niba udafite ikintu cyo gukora shaka umwuga. Urumva ibintu ndimo nakubwira nanjye barambwiye nanjye nkajya mpinga. Ariko shaka umwuga, ushaka ikintu mu maboko yawe azi gukora, kuko amashuri yacu, amashuri dushaka kwiga ishuri byinshi. Urumva ariko nta kintu uzi gukora n'amaboko. Yego, ayo mashuri hazaza undi wize arenzeho kukurusha, bakwirukanye. Ariko nimba uzi ikintu cyo gukoresha amaboko yawe, turimo zivango n'uturimo tw'amaboko duciriritse, bro ntago uzakena. Sibyo? Yego, shaka ikintu cyo gukora, kwizera kwa ugushyire mu Mana. Yego, ariko kwizera kujyanye n'ibikorwa, apana kwizera gutyo ko mu gihugu. Sibyo? Usenge utuze ubundi buzima igihe ugiye. Yego, igihe ugiye kuko igihe ni cyanyiri igihe ni cy'Imana, niyizi ngo nukora ibi bizagenda gutya, we ntago bize. Yizere gusa ubundi ukore, mbwire ko bitazahinduka. Muri akanya rero turi kugana ku musozo, ntago twasaba tuvuze ngo uyu mino misi dufite amerwe yuko Murava Annette madamu wanjye barimo arareba ibiganiro nk'abafana. Ubu ngubu ari kutureba n'ibyo twavuze byose yabibonye, kandi ni mushiki wawe. Gira icyo ubwira mushiki wawe rero yarabyaye, ubundi dusoze. Rero ubwo urantanze ugiye kunteranya. Murava kuva yabyara ntabwo twe twabona, ariko aracyari kare nibwo ntaga, ariko yarakubonye mu bundi buryo, message yamugezeho. Icyo ni sawa. Iki namubwira, Imana ikomeze umugisha, sibyo? Kandi Imana ikomeze umutima afite, Imana ikomeze igukomeze. Chita ari kundeba nabi. Mfite Chita. Papa Chita. Chita ngafite depression. Chita yangane reka. Chita nawe Imana ikugirire neza. Ah mugabo unezerewe. Imana ikugirire neza. Nta mugabo wishimye ariko yangane. Urumva? Kinabwira Murava. First of all nka mushiki wacu turamukunda kuko aradufasha cyane. Yego. Hari ndimba Murava nigeze gukunda, ntazi ko umuntu ari kumwe cyangwa se ari uwawe. Yego. Nabikubwiye cyagiro nabikubwiye. Sanze ndimo nayumva no ku kazi. Ko nge ngunda umuziki wanjye wa mbere wanze ni gospel. Ndabizi Indi biza nyuma urumva, ariko umuziki wanjye ni gospel. Yego. So rero Murava aramumenye. Roki yamupostinze. Banza kugira ngo Roki yamusinyishije. Yego. Nabibaza Roki yaceceka ntiyagiye ikintu abimbwira. Yego. Ariko mbona n'umuntu ufite tara irenze. Yego. Ikindi nza kugira amahirwe ntangiye kumubona ku macano, iki umuziki we n'umuhanga kabisa. Yego.
umuhanga ahubwo natwe azatwigisha urumva rero murava ikindi kinamubwira murava turagukunda nawe ndagukunda mushiki wacu Imana ikomeze kugirire neza n'akabebe kawe na famille yawe Imana ibahe umugisha mushiki wa Shema turagushuje twese nanjye ngushuje nk'umugabo wawe ngo nizere ko nawe ahuri n'umubebe mumeze neza ubwo Shema ndaje muzana azarebe araba ari umwishywa wawe buri azarebe umwishywa wiwe twabyaye umuhungu rwose muremure umeze neza murava namwe mugiye no kumubona yego so rero Shema ndumva wakongera ukibutsa abantu imirimo ukora tukata twisoreza nitwa Shema tatu nk'ibisanzwe ku Instagram Twitter social media zose ni Shema tatu YouTube nawe nagira mbabwire ko ari akantu ndimo napanga mu minsi iri imbere muzakabona kuri YouTube kameze neza muzamfashe mu nshyigikire yego nkunda umu artist yego yego nkora amatatuwaje cyangwa se ndashushanya ku bantu yego ibyo niwo murimo untunze akenshi abantu bafata nk'umurimo w'uburara cyangwa se usuzuguritse yego urasuzuguritse pe nago buretse gato buretse wibisiga amavuta nago ntinya kubivuga ko bisuzuguritse bitewe n'iki cyangwa se comment mbona mu bantu sibyo urasuzuguritse ariko umuntu usuzugura nagazi abutunze bro hari muri studio iwanjye turi abartiste barindwi cyangwa se turi abakozi barindwi sibyo buri muntu wese urimo hariya bamuza ba Paul ba Iva bose uramutse urebye n'abantu batunze imiryango sibyo harimo n'abagabo bro yego harimo n'abagabo harimo n'abakiri abasore bafite famille zabo bafasha cyangwa se babana nazo niko kazi babyukira mu gitondo saa 3 kugeza saa 3 za nijoro nta handi hano bagiye sibyo niko kazi kadutunze kakaza abantu bitako gasuzuguze nibyo ndimo ndabwira abajene ko wikwita ku maso y'abantu cyese ku magambo y'abantu ngo urimo urakora ikiyede ngo urimo urakora iki ngo birasuzuguritse bisuzuze gute kandi bikwinjiriza wowe icyo kiyede nanjye naragikoze ako kazi ko mu rugo nanjye naragakoze sibyo byose nabi bintu umuntu amatarakoze sibyo bya bindi uvuga ngo bisuzuguritse biradutunze bro sibyo uyu munsi mfite imodoka yanjye sibyo naguze nta credit yavuye mu gukora twaduhumbi tungaye tukatubika tukagura akamodoka k'inzozi zawe gacirize umuntu ashaka kubona ko gacirize ariko kuri wowe indutira vewiti sibyo cyane so ndi umu artiste mbe nabwiraga nkora amatatuwaje nkora umwuga wo gukora tatuwaje nabwira ati ni karibu iwanjye cyane cyane ku gitsina gore cyangwa se ku bakobwa ku dutiro nicyo kintu nzi gukora pe urumva icyo kintu navuga ko nzi gukora urumva kintunze kabisa yego no murimo nzi gukora neza pana umuntu abarize ibintu gici mu ishuri yego nge nize computer science yego ariko ubu ngubu uramutse umbwiye ngo ninge kugukorera code runaka byagorana byasa gusura amashuri ariko nibyo biboro nzi kabisa yego nzi neza kandi nkunda rero ni karibu natanga nimero yanjye nta kibazo ni 0788 43 18 47 cyangwa se kuri Instagram ni Shema tatu mwanya mukamfollowinga hose abakundaga Shema rero hari n'abari no bagukundaga batafite nomero zawe bakumva cyangwa se arabo wakoreye bakubwira abandi dore n'uyu nomero niyo ushaka ibindi wamubaza kuri business ye wamubaza nanjye nk'ibisanzwe murabizi ko tujya tukunda kuvuga ngo kuvu ikiza cyacu ntago turi abantu baje gupininga nomero ngo muze mudutere ngo muduha amaturo mwaka byaramwe hoya nitwahoya ariko dufite imirimo dukora nk'iyo Pawulo yakoraga ngo yavugaga ubutumwa nyuma akajya kuboha ibitebo kugira ngo atazasabiriza abo abwiriza ubutumwa kitarajya kuri twavuze ibyo bintu byose Gafaranga umumubona yavuze ngo ukuntu nambaye niwo nyambika urumva afite dukayicuruza imyenda dukorera mu nzi imwe niwo nyambika niwo mubona nambaye nabi n'uyu mugabo niwo mubona nambaye neza n'uyu mugabo mu mugane rero nagereka nange ko hari abantu barafashe nomero ariko ugiye amusi ikiganiro ngero nomero yanjye urayibona ariko hari umutoje ujya hasi yacyo ni 0784544775 0784544775 kabamagara ukunambaye nanjye waza nkabikwambika rwose mbafitemo amashati neza igihe kuri Gafaranga ariko nyibwira abantu Gafaranga cyo zuri fake Gafaranga usanga yambaye umwenda mwiza kambwa inashatse ko nayikunza akatayikuramo akategura mama amafaranga cyane rwose buri muntu wese mu kiganiro azakunda imyenda naye namba ukuyemo w'imbere gusa
n'iyi meta niyo ntabangurisha ariko n'isaha umbwiye ati kagasaro wambaye nagashimye genda umucuruzi apfa kuba bitamombya nawe bitaguhombya rero ni karibu Imana ibamugisha mwakoze kubana natwe naho ubutaha nimwifuza ko Shema azabaga urumva yagiye avunaguramo mu buhamya ariko mwumvishe ko bufite nimba mwifuza ko azabaganiriza bihamba dushobora no kuganira kuri business ye mwabyandika hasi mukabimbwira ati uzazane Shema ariko none ntavunagure atubwire neza ukuntu Imana yamuzamuye aho yageze umva ukuntu bagiye aducomekamo nakoze mu rugo nakoze icyede nageze gute abumva ubwo buhamya bwe mu bushaka mubyandika hasi mu bidusabe nakoze mu rugo nahembwa bro urumva ko afite ibintu byinshi ariko kubw'umwanya afite akazi agiye kujyamo kandi n'ibikorwa bye bindi kugira ngo tutakomeza kumutinza ariko tubabwire ngo mwakoze kubana natwe Imana ibaho umugisha cyane.